kunganiriza nakubwira iki se mwana wowe n'ibintu byose byabayiramo ko ndabona ufite gusigaye ari gike wagiye kurashaka ibyo guteka ugatumiza abaturangiza hari ikibazo guteka amasaha naya dore kana tuteka njye gushakira umugabo none njye guteka uramenye ko abakobwa b'ungaba tutamera ko ugomba amasaha naya ngaya ugakaraba ugacya ukitera akamekapu mwaswa nkawe uri gicupa hababaje umugabo uzamushaka nyaha guma muri ayo rero njye nigendeye shawe ndagiye pe ngiye ku muhanda nizere ko meze neza wasigaye gushaka ibyo guteka wa mukobwa ujya gushaka ibyo guteka njyewe amasaha ntagiye gushakira umugabo mu mani ye baba we yaba uzi ngo urambaye twajya ngo wambaye ubusa ibyo ni ishyari nawe ujya wambaye umva ndabibwira mama ko wagiye gushaka abagabo ntuteke ahubwo avuga ati ndakuzanira ka kiwingo kiwingo si byo uragiye ndagiye mani ngiye gushaka umuntu umoreza katukuye ngiye gushaka umuntu umoreza Siciri wabonye hano ukuntu bigenda nimugoroba sinabonaga wigize cyane ntabwo ujya gusohokana n'abandi abantu ukabona n'ikibazo kiba kiri rwose wakoze kunsohokana wakoze gusa irahagije se kumva muri kunywa cyangwa ufite icyaka kingana iki mwamaze zitabasha ubwo wanyirije mu rugege imibiri iba yamfashe nta n'inywere yazabye ugasara kandi nawe ubwawe ufite kuruba ikindi kiragira ibikoma birera ababyeyi kuba bashaka ka primus zagakoma zagababyeyi bashoboye bakubona buri gihe ahubwo wajya unkorera nk'ukunguku akangakazi se uri mu nzira kugeza mva ni hasi hejuru akigika bigira ushaka uyu munsi tugera mu rugo ni hasi hejuru be iyo bageze ngo ndi mu kabari hari abandi bantu mba ndi kumwe na busa reka nkinyweraga byeri kanjye nta muntu uhagaze hejuru nta byacitse hano nibwo bimeze aha ubu se uri wenyine ngenyere usobana ko n'ubundi hari gusa hano kumva mbona hari uretse yadacitse cyane nta kibazo cyaho ubundi ko turi kujyana turi babiri inzoga wayimura umwe bigakunda kumva niwe munsi atuje cyane n'ubuhoro undi kumva mbona ufite ibiri hejuru wazanye igutiye byari gukwimuka uyu munsi ndumva nishimye amara agatangaza hanyuma ubunobwa banyohera ukagajya nabirukaga tukibana zubo hajya ubwo aribwo bwa mbere dushakana nibwo ngaheruka hari igihe umuntu yibugira aha yawe ni impamvu ko bigiye gukosoka mani bigiye gukosoka bigiye kujya mu kujyana n'umwanya urumva akagenda ubu tureba nabi cyane kureba nabi ariko ntabwo ari cyane ntabwo ari cyane ikibazo nanjye n'inzoga yacu ishuri ntabwo nagiye cyacoka nawe uyu munsi ndumva nishimye pe nishimye ariko wongera ubyumva akobeye kuri kurabya indimi byageze gusa nta kibazo nta kibazo uri kurabya indimi wabaye ibyishimo reka ni ibyishimo wari insenda se nabyo ngo bimenye oya ngwe none se reka maze mubwire se byo erega nyine mpamvu nasohokanye
wariye insenda utari umwana uti nkunda wariye insenda he Simko unawaje ukicara hejuru waza tugasanga Siumva serata. uraza se wayahingiye kuko Ko. Ntabwo uzi ko n'itari mu matama babikura muri twakoza n'inguru. usangire se dusangire rigamba niba ndavuga Jewe sinabwo ngo. nakugoye Ni iry'ibyateza ni ushoborera amagi n'ibikati. ushoboye n'ibikati baguye igikati nyine barama wazanye nk'igikati Owe nani heri jirwana. noguri uyu mukobwa arajunguye umukobwa wanyu niko mukobwa wajya wora inkoko ukabona ubwajya amagi Amagi se n'abagabo bahari bo kuyagura nk'uyu wawe. Turebere nana hano. Rwanda kushungu ariko mana yanjye hano murere bane reka mubwire wa mugabo we wongere ubyumve uri kunyumva neza nta mukuri wanjye uzongera kubona uri kunyumva byayo magi n'uzazana gusukamo urusenda kandi nimusange mu rugo murebe ubwo biba ari ibisesi Urasura ni madamu wawe. nenge ko umugore yanjye Yego rata. Urasiri kubona yandusha iki? ahubwo se ikirango mbona ubwira rimwe Ego none se gira icyo wibwira. urira desi Nyine twumvikana yo rama nyine turebe ibyari byo. se twakumvikana ntari nanareba ibindi bice ubundi umuntu umucira kwa ko hari ikintu wabonye Nanakwereka kunkoraho ni 5 kukwereka n'ikibiri cyonyine. byose Ega tuba twararanguye abantu. waranguye iki se umupure barawuramo Ego ko neza nituwitaho. mugere ko kukugurira nk'ibyo kurya ari kubyumva nyine ngereka mubwire ntabwo ndi bukwishyura wengeye kugura ikintu cyose umubishaka kuza byo ariko nyine nanjye nyuma nyine ndengura bizi nakabushi Urangura agakoko. Insurance yanjye ikodeshwa 70. Ubundi bihuriremo. Yezimu umuntu uri kucyama wagira ngo nakamashini kari guhera inuza Ego ko ahubwo reka nongeremo akariro tubone uko tubijyamo da. Nongeremo agasena nawe uko gakora ibintu. ubwo gahunda ufite rero ngo nukunyahage Ego ngomba kukubiza icyutamo na gucyo da. Dore. Ushaka. uyu munsi nditami cyane none ayo hajya ubwo twagiye muri byinshi nigeze nakoze Njye banyita nosi yata. bana si yatabanyuze bose ko batageze babasha simko mugenda komeje ku Mishwe n'iki? ashyiramo akariro ngo wongere gusera wagira ngo Si umuntu uguri amagi na gucya dukeya. hano ufite n'akabiri kanyerera Ego dore reba none wakaragira nze. Uragiye ukora aho imanukira. sinzi ukuntu abimeze umugore wanjye mufata nabi Kubera ntabwo uskuye umuhebera umugore w'amavuta yariye y'umunani. None si sheri wanguriye kaseredi. Dore amagi aya umuntu hasi. ufite n'umubiri unyerera ubundi Erega nisiga amavuta ya 30. yakoze ukayera n'irari Sushanas.
nguriya kaseridine. ese madamu mbona uzushyira biti uzi ko wari watashye siko wamugurira indaya amavuta ya 30 nge utari wangurira n'amavuta y'5 ayo mafaranga uyajyana he kuba uri mu rugo bwo ngo numvishije ngazane na saradini ndavuze ngo ntitutaha vuba kunyura